ni ngombwa ko umuntu abatizwa ngo abe umukristo? Hari igihe atari ngombwa, biterwa n'ingwiririzi abahagazemo. Ushobora kuri muri prison uzanagwa mari kuri umupagani. Hari igihe ushobora kwihana bakanga kuja kubati. Ico gihe umuntu wemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ari muri prison atabasha kuvamo, apfa ari umwizera, apfa akijijwe, nta kibazo kiba kirahonga kuko ntiyasuzuguye umubatizo. Icyo ni icyambere. Ikindi ugomba kuburi ku nkengero y'urupfu, utagihagurutse ukaburi hanye ndagushobora kuba umukristo ukazabona ubugingo ariko taribijwe mu mazi. Ese umuntu yabatizwa kangahe mu buzima? Mushumba batije abantu benshi, kubatizwa ni rimwe. Ese umubatizo w'amazi urahindura? Ntabwo umubatizo w'amazi ntabwo uhindura, ahubwo umubatizo ni ikimenyetso cyo kwahindutse. Ikimenyetso cyo kwahindutse ntabwo cyahindura umuntu. Umubatizo w'amazi n'umwuka wera, ikibanziriza ikindi niki? Ninde ukwiriye kubatizwa? Uwo muntu agomba kubatiza abandi n'umuntu umeze uti? Umuntu wese ukijijwe yabatiza, ariko ntiyabatiza pasiteri wahari. Hari inzego z'itorero, ariko umuntu ukijijwe ageze muri Zimbabwe ntabwo azahamagara umushumba w'i Kigali ngo ngwino ubatize, hari abantu bemeye umwami n'umukiza kumukiza. Oya, ahubwo we kuko ari umutambyi akaba yarabyaho ubwa kabiri yabatiza, ariko umushumba adahari. Ninde ukwiye kubatiza? Ntiwabihereye inshingano. Yego. Akaziherwa n'abashinzwe kuzimuha. Yego. Kuko nkuko abisobanuye aravuga ati genda ubandi pasiteri ngwino nkwini. Ariko ni uko abakwinitse ntago abakubatije. Kuko hari inshingano buryo bugenwa, hari ababisigiye, hari inzego runaka kandi mu itorero burimo umuntu yemerewe kubatiza uwo ari we. Urakoze ko duca gatanu, uravuga iki ku dukombe n'igikombe? Twemera ko twigishijwe nabi, tumenyereza abantu ibintu bitazagumaho, ariko ari unywera ku gikombe, ari nufata kara gakombe gatoya, byose pfa kuba ari amaraso ya Yesu Kristo. Niba umuntu anywere ku gikombe yafasanye nakumva nibwo abonye ifunguro ryera kurusha abandi, uramwimira iki uburenganzira buhanye n'ubuswa bwe? Ikibazo cya gatandatu, ese kubyagwa n'amazi n'umwuka bisobanura iki? Nukuvuga ngo kubyarwa n'amazi n'umwuka ni uguhindurwa n'ijambo, wamaruka byagubwa kabiri biturutse ku mbaraga z'umwuka wera. Abantu basuzumye mu rusengero bemerewe gutandukana. Itoro ry'ububyutse ryemera urupfu gusa. Wamufata sambana, wamufata agira gute? Oya, iwacu mutandukanywa n'iki? Fagiye kugira ngo kabasezeranye mu rusengero ko barabyitwaza. Ikibazo uvuze wari ugiye gushyigikira abantu bazatandukana ko batasezeranye mu rusengero. Yarakwemereye ngo ndakwemereye, ubundi mu rusengero no kuza kubihesha umugisha, kuko isezerano rya mbere ryabereye hari. Gutandukana ni igisubizo kibi, kuko itorero igihugu bishingiye ku muryango. Nge bantumye umuntu mubi najyana jewe, bantumye umuntu mwiza najyana jewe. Bagutumye umuntu mubi yakwijana, ntabwo ari mu isura. Rero ntabwo bishobora kwemera ko ubundi umubatizo no kubanza ukizera, nkuko bisobanuye ukemera icyaha ukizera, ko aravuga ngo kubw'ubuhamya bwawe. So umwana muto se azibihi arahamye iki, aremera ko yahindutse gute? Ikibazo cya 9, ese umukristo yashingura umupagani? Ubundi kategorika no, ubundi abashinzwe gushyingura barahari. So rero umuntu udasenga utizera ninashingurwa n'abandi uko bisanzwe, ariko buragiye hari uvuga iyo mihango yi wastumwe nande. Tirengagije ko uyu munsi hari ababikora kubera ibihembo. Ese mushumba ni ngombwa gusengera abana bavutse? Ibintu Kristo yakoze wabihindura? Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Gusenga ni byiza, ningabi tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka tuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere kumeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Imana yakiza Edouard. Abari mu Rwanda turasubira ngo mu inshuti zacu Imana ibamugisha, abari mu Burundi amahoro y'Imana, abari muri Afrika mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge tubabwira ngo turakunda kuri Gusenga everyday, tubabwira ngo Imana ibamugisha. Abari mu Burayi Imana ibamugisha, abari muri Aziya Imana ibamugisha, abari muri Amerika mudukurikira tubabwira ngo Imana ibamugisha, abari muri Australia Imana ibamugisha. Kuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe n'abakozi b'Imana. Mwatangira mwibwira abantu, turi kumwe na Dr. Pastor Mazibirego, turi kumwe n'umushumba Ntambabazi. Muraho
Turakomeye, Imana iracaturinze. Twaba tubakiriye kuri GUTANA gusenga everyday, ariko mu buryo burambuye mwatangira mubwira abantu, kuko ari abantu bashaka kuba babonye ubwa mbere, ntabwo ari ubwa mbere mugaragaye kuri ku macano atandukanye cyangwa ku mateleviziyo, ariko hari umuntu ashaka kuba babonye ubwa mbere ari mu bihugu bitandukanye biri hanze ndetse no mu Rwanda cyangwa no muri bya Afrika, akaba atazi amazina yayo, mwatangira mubwira. Dr. Mpazibirego Pierre niyo mazina yanje, ariko nkunze kugaragara kuri channel ya Gusenga everyday. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane, nanjye shimye Imana. Nge nitwa Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste. Nanjye sinari mperutse kuri Gusenga everyday, nako nahageze kubera akazi kenshi n'inshingano nyinshi umuntu atabasha kuboneka. Nishimiye kubana namwe. Imana iguhe umugisha mushumba wabanye natwe kuva tutangira gusenga everyday, y'ibana twakwanye ibiganiro byinshi bitandukanye, ariko dukwa twishimiye ko no munsi mwitabira ubutumire bwacu. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Yego. Ariko watangira usenga n'Imana, ko cyane yacu tugusenga everyday cyangwa gusenga buri munsi, watangira usenga Imana, utanga ikiganiro nyezina. Turagushimiye Imana yacu kuri Imana ijya yumva igihe cyose twakubonye, nta na rimwe ujya wambura agaciro isenyesho ry'umuntu uko yaba ameze kose naba yariho hose. Uri Imana yumva, uri Imana ikora, uri Imana irema, uri Imana itabara. Reka kino kiganiro kigizwe n'abantu batatu, ari utubaza ndetse na Dr. Tumwimana, umwuka wera w'Imana akomeze kutuyobora kugira byo tuvuga bitaba ibyacu, kugira ngo ababyumva bakwiye twunguke mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Twabwira ngo rero Imana ibaha umugisha, abakozi b'Imana ko mwitabiriye ubutumire bwa Gusenga everyday. Murabona muri abasaza, muri abantu bakuru, mumaze imyaka myinshi muri uyu murimo w'Imana. Niyo mpamvu twabatumiye uyu munsi. Hari ibibazo tugiye kubabaza bigera ku 10 bijanye n'imihango y'itorero. Ikibazo cya mbere, ni ngombwa ko umuntu abatizwa ngo abe umukristo? Hari igihe atari ngombwa, biterwa n'ingwiririzi abahagazemo. Ushobora kuri muri prison uzanagwa mari kuri umupagani. Hari igihe ushobora kwihana bakanga kuja kubatiza, uretse nka hano wenda mu Rwanda bagize privilege yuko abashobora kuba bari mu nzu y'ubugororwa bashobora guhabwa n'umuhango, ariko araho batawutanga ku bantu bafunze. Ico gihe umuntu wemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ari muri prison atabasha kuvamo, apfa ari umwizera, apfa akijijwe, nta kibazo kiba kirahunga kuko ntiyasuzuguye umubatizo. Icyo ni icyambere. Ikindi, ugomba kuburi ku nkengero y'urupfu, utagihagurutse ukaburi haranye, ndagushobora kuba umukristo ukazabona ubugingo ariko taribijwe mu mazi. Ariko mu itorero iyo wakurikiye ishuri ry'ubatizo ntabwo ari byiza buke umuhango wo kubatizwa, kuko Yesu yabitegetse ubwe muri Matayo 3:15 ngo emera ubikore. Yohana umubatiza ashaka kumuhakanira kugira ngo tubashe gusohoza gukiranuka kose, yaravuze ngo emera ubikore, ni ukuvuga ngo ni byiza kuko ari umuhango Yesu Kristo yanyuzemo. Yego, ukoze. Reka be yayerekanye imbaze umushumba Ntambabazi. Ese umuntu yabatizwa kangahe mu buzima? Umushumba batije abantu benshi, ese umuntu yabatizwa kangahe mu buzima? Urakoze cyane. Ikibazo cyane ni cyiza kandi nshimiye Dr. ko ashubije ikibazo cya mbere. Kubatizwa ni rimwe, ahubwo wazanga imibatizo myinshi kitandukanye wemewe n'uwenda za kukibaza nyuma. Umuntu abatizwa rimwe gusa yari hagije. Yego. Ese umubatizo w'amazi urahindura? Ntabwo umubatizo w'amazi ntabwo uhindura, ahubwo umubatizo ni ikimenyetso cyo kuba wahindutse. Ikimenyetso cyo kuba wahindutse ntabwo cyahindura umuntu, sibyo? None se umubatizo w'amazi n'umwuka wera ikibanziriza ikindi niki? Umubatizo w'umwuka wera ni Imana ntabwo ari umuntu, kandi Imana yabanza kubatizwa amazi menshi, kimwe n'uko anabatizwa amazi menshi, biterwa n'ikimana yifuza kugukora. Ego. Ni imbaraga rukozi z'Imana, ni imbaraga zikora urugamba utamuhaye ibyo azakoresha ku rugamba. Rero umubatizo ushobora kubanza uha amazi bitewe n'ibyo azagukoresha. Ego. Urugero rwiza muri Samuel turahazi. Ego. Umwe ahinduka umwami ariko
batarakizwa neza yego umwuka wera batese na Sawuli nawe se bujya bahanuzi kugira urabyumva nawe yego ikibazo cya gatatu ninde ukwiriye kubatizwa umeze uti umuntu ukwiriye kubatizwa ni uwatituje akanwa ke si bigomba si ngombwa ngo abari kengero ko turebye ibyakoze n'intumwa 8 ahubwo yaravuze ati kwa amazi ahari n'uwo kubatizwa akaba hari n'ubatiza akaba hari abadutegereje iki ijambo ry'Imana yavuze ngo yarurutse mu gare aramwibiza umubatizo burarangiye ico gihe ntabwo yamubajije aho asengera ariko umuntu yifuje umubatizo ico gihe rero ukwiriye kubatiza ni umuntu wabyawe bwa kabiri ubundi hari mu Petero ya mbere ibice 2:9 havuga ngo turi abatambyi b'ubwami turi ishanga ryera turi abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryayo uko Imana yaraduhamagaye idukura mu mwijima itugeza mu muco w'itangaza umuntu wese ukijijwe yabatiza ariko ntiyabatiza pasiteri wahari hari inzego z'itorero ariko umuntu ukijijwe ageze muri Zimbabwe ntabwo azahamagara umushumba w'i Kigali ngo ngwino ubatize hari abantu bemeye umwami n'umukiza kumukiza oya ahubwo we kuko ari umutambyi akaba yarabyaho bwa kabiri yabatiza ariko umushumba adahari cyangwa se akabatiza abayederege n'umushumba bimwemereye umushumba wa mwunganira nawe ufite icyo wabivugaho ninde ukwiriye kubatizwa uwo muntu agomba kubatiza abandi n'umuntu umeze uti ninde ukwiye kubatiza ntiwabihereye inshingano yego akaziherwa n'abashinzwe kuzimuha yego kuko bisobanuye aravuga ati genda mba ndi pasiteri ngwino nkwini ariko ni uko abakwinitse ntago abakubatije kuko hari inshingano uburyo bugenwa hari ababisigiye hari inzego runaka kandi mu itorero burimo umuntu yemerewe kubatiza uwo ari we yego n'ufite inshingano mpamvu mvuze gutyo amadini menshi ntabwo ahuza uburyo bagenda bakora ibyo bintu so ushobora gusubiza ikibazo kimwe ugasa nk'ubangamiye ahandi ariko ibyiza umuntu wemerewe kubatiza ni umuntu wabihereye biri mu nshingano mu bya ashinzwe ni wa mushumba ni wa mpasi n'undi wabera inshingano kuko tuzwara amatitre menshi kandi icyo gihe abafite ibyo yashingiyeho kuko kugira ngo nawe abatize nuko ari bone uwaza kubatiza ubatizwa nawe nuko abujije ibisabwa bikenewe n'umuntu ugiye kwerekana ko abyawe bwa kabiri nkuko tubisona ngo kubw'ubuhamya bwa mwene data n'ubundi ntago bakubatiza bashingiye ku byo bumvanya abandi kubyivugira ubwawe nanjye ndakubatiza muri buno buryo ngo tugendeye ku ijambo Yesu yavuze muri Matayo 28 ngo nuko mugende mubwirize amahanga yose wemera agakizwa samubatiza yego mugire kwitondera ibyo nababwiye urakoze mushumba ikibazo cya kane ese igaburo rihabwa abandi bitagwa nande ese rihabwa ni kangahe ritangwa mu kwezi hari ingwiri mbanza kunganira kuri ico navuze ngo habaye ingwiririzi z'intambara abantu bagatatana bamwe bakaja muri Afrique du Sud abandi bakaja muri Zimbabwe abandi bakaja muri Angola pasteur abari umwe i Kigali pasteur ari i Kigali ntabwo wigishije umuntu agakizwa muri Angola wahamagara pasteur Kigali ngo nabari uza kubatiza kuko no muri Zimbabwe ico gihe yamuhamagara no muri Guinea yamuhamagara no muri Cameroon yamuhamagara ariko iyo umuntu yabyaye ubwa kabiri kuko afite iyo nshingano yo kwitwa umutambyi nuvuga ngo so umutambyi we wasengewe ngo abihererwe inshinga ahubwo ni umutambyi mu cimbo ca Kristo ngo wabyaye ubwa kabiri ico gihe arabikora cyangwa se yavugana nawe akamuderega ariko ntabwo igihe cyose abakristo aho bari bihanisha ntabwo baje barahamagara umushumba kandi noneho rero umukristo ashobora kuba yiyumvamo icerekezo cyangwa viziyo yo gutangiza umuryango musha kuko uyu yararimo ADPR akaba yaratangije uyu muryango ico gihe ntabwo yaje kuba ari gusiga ngo mu nsengere mbe pasteur nje gutangiza irindi bamugira pasteur kuko agiye gukorana nabo ariko iyo agiye ico gihe kuko yitwa umutambyi mu cimbo ca Kristo ngo wabyaho ubwa kabiri barabikora benshi cyane none se pasteur ukiraho none se ni uvuze yuko umuntu w'umukirisitu ashobora kugenda muri za Namibia akabwiriza abantu agahita babatiza kubera iki uwo muntu imbagiye agatangiza umurimo akabotanga kwigisha abantu atategereza yuko baza bakamuha izo shingano zo kuba pasteri noneho
akaba yemerewe kubatiza. Hari igihe bidashoboka. Icyambere ntibafite viziyo yo kuja gutangiza umurimo muri Zimbabwe bo itorero, ariko weho wagezeyo kubw'intambara kubwo guhunga, ntabwo rero uzahagarika umurimo oya. Kandi twese twahamagariwe kugira ngo twamamaze ishimwe duhindura abantu bose kuba bigishwa. Ubwo rero niba itorero ritagutumye rikaba ridafite umugambi wo gushinga paruwase muri Zimbabwe, rikaba riri i Kigali, ariko abantu bakaba bashaka kwihana, uzabigenza uti? Icyo gihe uzabigisha. None se wabigisha? None se muri Namibia yego cyaje gihugiyemo yego habuze nk'abapasiteri bafite izo shinga, bashobora kuba bahari atari community basengeragamo. Yego bashobora kuba atari community basengeragamo. Ariko kubatiza mu mazi numva ko ntabwo wavuga ngo ni community kanaka. Kubatiza n'umuhango uzwi. Icyo gihe biterwa n'imyizerere ya community uvukamo, kuko hari igihe umwadepera ashobora kuvuga ati ntaho twemera abakirisito babatijwe n'umumetodiste. Ngira ngo icura ubwiriza no muri metodiste rimwe na rimwe bakagukonvoka bati ngwino yisobanure. Ninde wakubwiye ngo ubwirize muri metodiste ko tudahuje? Abantu nk'abo rero biba bigoranye cyane kugira ngo bemere no kukohereza bagusinyire ngo genda utangize umurimo iriye. Ndabyumva ntabwo bakoherereje, wogezeyo ugize umuhamagaro uva gushaka gukorera Imana, abantu urabigishije baraje, yego urabigishije ijambo ry'Imana, yego je numva yuko hageze igihe cyo kubatiza, kuko utarabona inshingano ntabwo ugomba kubatiza, uba ugomba gutegereza abo bantu bakabihanga kubigisha, ugategereza mu gihe bazagusengera ugahabwa izo shingano. Icyo gihe nuko tumva aho tugeze, nta wumva aho tugeze. Waruzi ko ushobora guhamagara pasiteri Kigali ngo ngwino nsengere muri Zimbabwe, akagira ngo n'ubupasiteri wifuza kanga, kuko si wakoherejeyo. Icyo ni icyambere. Ikindi akaba adafite n'icyerekezo cyo kuvuga ngo itorero rigere muri Zimbabwe. Icyo gihe wabigisha abakihana ukabahande. None se pasiteri kubatiza, iyo umuntu mbwirije ubutumwa bwiza akihana ibyaha, nubwo ataba arabatizwa, nubwo impanda yavuga yaja mu ijuru. Reka turebe ibyanditswe byera. Ibyakoze ni 8:26-38. Niye Filipo yari yahawe iyihe nshingano yo kugira ngo abatize irango ni mu Ethiopia? Suko yamubwiye mu nzira. None se yaravuze ati tegereza organisation kwitorero ikicaro gikomeye cy'itorero ry'abanyamahanga cari Antiochia, icabayuda kikabe Yerusalemu. Yigeze avuga ngo tubanze tubwira abakuru bi Yerusalemu, tubwira abakuru be Antiochia. Yurutse ushaka kubatizwa amubwiye ati kwamazi ahari, ubatizwa akaba hari n'ubatiza akaba ari, murategereza iki? Ntiyamandutse akamubatiza. Ariko Filipo yari afite inshingano, ariko ntiyari yatumye n'itoro rya Antiochia, yari yatumye n'itoro rya Yerusalemu. No kuvuga ngo uri pastori ufite inshingano, yaba atagutumye. Oya, Filipo ntabwo ari pasiteri, yari intumwa. Ariko oya, ntabwo yari intumwa. Filipo yari umudiyakoni, ntabwo yigeze aba intumwa. Uyu Filipo w'inkone ntabwo yari mu ntumwa. Ni Filipo w'umudiyakoni mu byakozwe ibice 6. Babiranditse ngo le diacre Philippe ere n'iki Ethiopia, biranditse cyane. Numva yuko sinzi ko mushobora ari ikintu yakivuga. Cyo nshaka kuvuga ibyo yavuze Dr. yagiye asobanura kwabyo. Ndashaka agiye gusa nkunganira ijambo. Ntabwo umuntu aba pasiteri Rwanda gusa. Ego. Iyo uri pasiteri. Noneho umuryango ubamo utagutumye, ariko nge ziriya ngomba gukora inshingano, nkabwira abo ntuye ntaho nageze, nabonye abantu ndimo ndakora wa murimo. Inshingano za gipasiteri ni unlimited. Wabyo. Ego. Umushumba hageze ntabwo, kuko hari aho ushobora kujya guterana bagasanga ibintu bavuga bihabanye n'ibyo wabayemo. Kandi ibintu utamenyereye ntabwo wabishobora buriya. Ugomba mbikore gutya, reka nanjye ntangire ngira ivuga butumwa. Nagira ngo ahantu humve buriya. Ego. Icyo gihe nabikenera azamenyesha mu Rwanda ati aho ndimo nkora nanze kwicara ubusa, dore ko ibintu bimeze, ese muremera rikomeze cyangwa ati ntituzahaza, ubwo tukomeza umurimo we kuko nizanshingano zifite nicyo kintu cyambere agomba kumva. Akandi kindi arakoze gusobanura, Filipo bamwitiranya na Filipo w'intumwa. Uriya nta ura no mudiyakoni. Ese kuki we yabatije no kubera iki? Aho niho ugomba kwibaza. Inkone yagomba gusubira mu Ethiopia.
hari ikintu tugomba kumenya dushangiye ku ijambo ry'Imana rigaragara mu itangiriro bene nako muhungira ngo ni mu kubara sinibuka neza bene Serufadi nibo byibuka ko Imana yemeye ko bahabwa 8 kandi Isiraheli nta mugore wari wemeye gufata 8 n'umurage ndetse ngo Mose ajyana icyo kirego y'Imana kuko batifatanya nazo uburyo bwo kusova ubugingo bw'umuntu kandi wa mudiyakoni yaguko ari ikintu byabaga kubera iki byabaga hari impamvu yabikoraga ariko uyu munsi ntayo watuzanira tugomba kureba icyo twakwita climate of time hari ibihe hari hameze gute yabikoze ni nabyiza ko umuntu ukeneye kubatizwa amenye ngo ndabatizwa nande ufitiye za nshingano ko muri iyi minsi nk'uko dogiteri yabivuze arabwira ngo nanjye ndi umukozi w'Imana aho kibaza ngo nk'ubugewe cyangwa utubajije nakubwira ngo itariki n'iyi nasengeye kuba umu-evangeliste itariki nk'ibyo nkayiguha nk'urugero rugiye abana 17 z'ukwezi kwa 9 bansengeye kuba umuvugabutumwa hari ibyo ntemerewe n'ibyo nemerewe bigendewe n'umuryango mbamo cyangwa itorero mbamo nzi ko mwarimu atabatiza adasengera abana adashyingira atigisha umubano adatanga ifunguro 2010 mu kwezi kwa 2 basengera ku pasiteri ndabyemerewe ariko hari ibindi ntemererwa 15 bansengera ku bushumba ndabyemerera ngo uburyo nyine ngera muri za nshingano ariko uyu munsi rero bavuga ati genda ndi mu cyumba Imana ivuga yuko mbaye pasiteri urende we muhuru kamubwira ati mbara twumvikane barakwinitse ikindi cya kabiri ari no kubwira ati ngiyewe ndumva ntanyuzwe n'umubatizo nabatijwe ndumva mbyifuza aho mwema pasiteri wawumwemerera pasiteri afite uburenganzira ajya hose cyo nashaka gusubiza murakoze cyane nanjye navuze nti ingwiririzi twavuze bimwe nta byahushanije kuko nawe yavuze ko hari igihe mu buryo budasanzwe nibyo navuze n'isi ingwiririzi mu Kinyarwanda hari igihe uba muri circonstance mu bihe bitatuma wubahiriza tuvuge nk'abambuzi babiri babambanywe na Yesu amaze kurabukwa Yesu akamwishimira ntaho kumubambara ngo aje gukurikira umubatsi byari bigishobotse icyo gihe rero ingwiririzi nkizo ziba hose muri byose icyo gihe birakorwa nibwira ko ingwiririzi mu Kinyarwanda cyumvikana abantu bose ni circonstance ni ingorane bigutunguye ukisanga muri situation utarutegereje yani yo ngwiririzi urakoze ko cya 5 uravuga iki ku dukombe n'igikombe musho avuga iki ko hariho igikombe hakaba n'udukombe bivuga iki ntabwo ari udukombe ntabwo ari ibikombe by'abera abantu banywera ntabwo ari udukombe abantu banywera muri ntuzeye banywera mu icyayi n'iki uravuga intambara iri hagati y'abakoresha igikombe kimwe n'abakoresha twa tundi duto abatumvikana uyu munsi wa none kandi bashobora kuba no muri community imwe ni intambara ihari y'abakora ku gikombe kimwe n'abakoresha dutoyi urambaza icyo mbivugaho uravuga ukuri jewe yankubwiza kuri kwanye ziriya ntambara z'ibikombe n'igikombe n'udukombe nje mbibona nk'ibintu byafite icyo bivuze imbere yanjye rero ibintu mbona ko ntacyo bivuze nta ntambara bishingiyeho nabikoraho komanteri kudukombe twaje ndeba kandi mu by'ukuri hari ibintu bamwe bibaza ariko reka nigarukire inyuma gato yagiyewe nkubwira twemera ko twigishijwe nabi tumenyereza abantu ibintu bitazagumaho nk'uko gutanga amaturo kera wari kuvuga ngo nimutanga amaturo kuri momo bari kubyita antikristo ayo covid mwese byaraboroheye ibintu byose ni imyumvire ishingiye ku bumenyi bwabanje kutumenyesha ibintu ariko ari unywera ku gikombe ari nufata kara gakombe gatoya byose pfa kuba ari amaraso ya Yesu Kristo nabivuzeho nsanze umuntu avuye Nyakabanda aje kuri
kwigaburo kibagabaga mbese mwewe muri kora rya biti turarikora ariko twe bemeye udukombe nge sinumvikana nabo nje ahantu bagifite igikombe mbese icyo gikombe urakizi ati ndakizi kuko nico Yesu yakoresheje ndabya nti no igikombe cya none ni plastiki ico Yesu yakoresheje ari zahabu nuko utaperereje neza niki gikombe cya plastiki mukoresha umunsi wa none ntari ico Yesu yakoresheje mwibwira ngo muri kwigana Yesu umushumba ibyo avuze gitema bipfa kuba ari sembore y'amaraso ya Yesu. Buriya Dr. Mvuze kuriya nje nawe nayoboye paruwasi irimo izo ntambara urumva ko mfite experience kuri iki kintu sanga abashumba bahabanje kugikemura cyarabananiye nanjye banyohereza kugikemura nabwo ntabyo ndi gukemura ndaberekera noneho urumva hanga mu rusengero rumwe abemera kunywera ku dukombe dutandukanye bakaba ari mu rusengero abanywera ku gikombe kimwe bakaba ari he bajya handi ku ruhande nk'umushumba ndavuga ndicara ndayumva iyo ntambara sawa kandi ugiye kubigisha gutanga inyigisho zo kwegera ameza y'umwami abigiye hamwe bose burya nkubwire tukagira ibintu intambara niba umuntu anyweye ku gikombe yafasanya nakumva nibwo abonye ifunguro ryera kurusha abandi uramwimira icy'uburenganzira buhwanye n'ubuswa bwe mu gihe cyose ubona ko ubuswa arimo ashyiramo butamukura kuri Kristo kindabwira nta unywera ku bikombe mukimuhereza unywera ku dukombe mumuhereza cy'ingenzi nuko wumvise inyigisho by'ukuri bishingiye ku myumvire itananditse muri Bibiliya wala kandi ikintu cyose kiri inyuma ya Bibiliya hari igihe usanga gisa n'ukuri uzasoma Abakolosayi 2:16 wasoma n'ukureba murongo uhera ngo bisa naho ari iby'ubwenge ngariko nta mumaro bigira wo guhindura kurwanya irari ry'umubiri ntago bishoboka ibyo bintu noneho ugasanga ni ya myumvire misemo ariko ndetse nk'urugero nk'ubu ngubu ko kera mu Rwanda cyangwa ni Burundi urabizi hose twari tuye muri Afrika no hagati kuba tubamo abantu basangira ku muheho umwe cyo tumukenye umuheho umwe urabibona uyu munsi ko bitakibaho igihe rero ubwo ito abantu basenga biyibagiza kwitorero uko igihugu gikura uko ekonomi ikura ni nako n'itorero rikura niyo mpamvu bavuze ngo uyu munsi pasiteri utarize ntiyemerewe gukora ibi n'ibi ni byiza bafite umwuka wera bukano mu ndimi ariko hanakeneye kugira ya connaissance générale y'ibyo ari bwigisha abantu uko ari ku isi tugiye kureba ibyiza byo gusangirira ku gikombe kimwe tukareba n'ibyiza byo gufata udukombe tunyuranye iyo ugiye kureba mu buryo bw'isuku n'uburyo bw'ubuzima n'uburyo bw'imikorere hari aho ubona ibyiza byabyo nk'uko kera YouTube twari tuzi ko ari abadayimoni ariko uyu munsi bariyumviraho ijambo ry'Imana ibintu rero ni imyumvire rimwe na rimwe satani anategera nk'abantu mitego kugira ngo tutaza guhuza nje nubwo turimbana muri korari umwera ku gakombe sinkwemera nk'uko kutemeranywa antikristo yihishe inyuma ariko umuntu agakombe n'ibikombe intambara ziri ariko n'uyu munsi cyo waruvuze n'uyu munsi abantu benshi bazi yuko abantu baje kuri YouTube ari abantu bayobye abantu baje kwigisha ibya YouTube nibi bafata ni business ati ariko ntibamenye yuko harimo ijambo ry'Imana. Hari icyo nabonye kuri icyo ngicyo umushumba wacu avuze umuhungu yararambagije yarasabye umukobwa bagiye gukora ubukwe bwateguwe neza umaze gutegurwa haza umuhango w'igaburo ryera noneho bazana udukombe bazanye udukombe umukobwa yemera udukombe umuhungu yemera ashigikira igikombe ntabwo ubukwe bwasezeranijwe barabati nti muri bamwe mu bigende mwumvikane igihe muzemera bimwe nibwo tuzakora umuhango wanyu wo kubasezeranya ariko bitari ibyo ntabwo turabasezeranya umukobwa yaduhamya ko ubukwe bwapfuye icyo gihe bitewe n'iki hari ubujiji no muri nyobozi ntabwo ari kubarasezerana gusa ahubwo hari ubujiji no muri nyobozi nico yavuga yego hari ikibazo nembajije umushumba akantu yarakomojeho yaravuze yuko ko abantu kera ko abantu baje bavuga kuja kuri YouTube ari byo abadayimoni ariko n'uyu munsi abantu bafite niyo myizere bavuga ati ibintu bya YouTube ati ni ibintu bya antikristo ati ibintu bya YouTube
ati ni ibintu biri aho abantu benshi batabyemera, ati nta muntu ukijwe neza yaje kuri za YouTube. Ya ariko urakoze cyane kuko ubivuga gutyo maze kubona ko isengero nyinshi zikoresha YouTube, zikoresha Zoom, nibemere kwisigeza hikuze. None se ubu na antikristo kandi mu sengero bikoreshwa. Onye birakoreshwa n'ugiye gushyingura njya kuriya live byose bikora live mu sengero, ugasanga twakoze upcoming ejo mfite live. Iyo byose yari yamyumvire ngira nkubwize ko nkizwa nari nzi ko ijoro utari muri ADPR azatazigera abona Imana mu buzima. Niko twari tuzi ko hirya y'irindi dini badafite Imana, ariko naje gutungwa nuko nirengagiza akontabwe neje ko ntabyo narinzi. Yego ntabyo narinzi nakira ibyo bambwiye, umva ko hirya yaho nta handi. None ariko maze kusobanukirwa mbona nari mfite umwuka ujya gusa n'uwa Petero. Imana yarinze ngo niyica arye n'ibizira. Ageze kwa Koruneri avuga ngo menye neza ko Imana itarobanura mu mahanga yose uyubaha akora ibyo gukiranukira mwemera. Inama ya mbere yabaye i Yerusalemu, hari impaka z'abanyamahanga n'abandi bantu n'abayuda bati kuki badakebwa, turabemera uko bakebwa ibyo bambariyeho, turabemera uko bakoze iyi mihango, ngo barahaguruka haba impaka zikomeye ku bwa Batito na Timoteyo n'abandi baserangira ngo impaka ngo muhagarare babwire ukuri. Ubwo Imana yabahaye umwuka yaratwemeye natwe, mwoye kwikoreza abanyamahanga imizigo na ba data batashoboye kwikorera, ubwo mubuze gusambana no kurya ibiterekereshe. Rero uko byari bimeze aho ngaho, ngo ni ya myumvire yo kudashaka kumva ibyo ndashoboye. Nk'ubuge nabona Dr. avuga ese Dr. nareba nka sinkirito ngo ndebe, ariko muri we hari ibyo namuvanamo n'umundi yabyo yamuvanamo. Iyo myumvire yo kudahuza ushingiye aho umuntu asengera, umuntu ameze afite imisatsi undi ntayafite, yambaye amaherena ntagize gute, ariko wajya ugasanga nayo amaherena ari kuvuga mu ndimi arigisha nkawe. Rero kugira ngo umwanzi abone kumena imbaraga z'abera, azaca mu kudahuza kwacu tudashingiye kuri Bibiliya, ahubwo dushingiye kuri discipline idafite n'ikimariye baba. Bakoze cyane. Ikibazo cya gatandatu, ese kubyagwa n'amazi n'umwuka bisobanura iki? Ubundi hariya muri Yohana igice cya 3:5 avuga ngo ndakubwira ukuri. Ni Yesu wabwiraga Nikodemu, umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka. Abantu benshi baje babyigisha bavuga ko ari uko habwa umwuka yerukibizwa mu mazi, ariko ayo mazi yavugwaga aho ngaho muri Bibiliya z'umwimerere ni ijambo ry'Imana. Ni ukubyarwa n'ijambo umuntu yamara akabatizwa mu mwuka wera, kuko amazi ubwawe twayaganiyeho ko atari yahindura umuntu, ahubwo umuntu yimva ijambo. Kandi mu Barome igice cya 10:17 haravuga ngo kwizera kuva ku byo twumva, kandi ibyo twumva biva mu ijambo rya Kristo. Hariya ijambo Yesu yakoresheje kugira ngo aryogeshe amazi, ari ryo jambo rye, ni ijambo ry'Imana n'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo kubyarwa n'amazi n'umwuka ni uguhindurwa n'ijambo, wamaruka byagubwa kabiri biturutse ku mbaraga z'umwuka wera. Kuri icyo ngicyo rihajye mvuge muri siyanse, ndigira muri siyanse. Ibyo Dr. yasobanuye niko kuri, pastor ibyo yasobanuye ni ukuri, niko kuri. Wibuke ko mbere na mbere isi itararema, nako Imana itaratangira kurema, ngo isi yariho umwijima mwinshi, amazi yaratwikiriye ubutaka. Mu gutangira mu kurema, Imana ibanza kurema umucyo, irangije itandukanya amazi n'ubutaka. Ariko igiye kurema umuntu, yongera kuzana bwa butaka, yongera kuzana na ya mazi, yongera kuzana wa mwuka watemberaga guhumekera mu muntu, umuntu aba muntu muzima. Niyo mpamvu tuzwe na matiyeri 3 ubona ko utabizi buriya. So rero Yesu gusobanura ngo utabyawe n'amazi n'umwuka ni ikimenyetso, kuko n'ubundi amazi agaragaza umwuka, ni ikimenyetso cyerekana ko wa muntu n'undi yari ubutaka busanzwe, ariko bimaze kwakira Kristo, urumva neza, uba wakiriye wa mwuka na ya mazi y'ubugingo. Nk'uko yasobanuye ngo bazanyizera bose imigezi y'amazi zatemba ituruka mu nda yabo. Burya n'ugihura n'abarokora ukabona agukora ibintu bitandukanye, menya ko atagira amatiyeri 3, yifite imwe y'ubutaka gusa, mwuka n'amazi wapi ntabyo afite. So aho kantu gasobanura neza. Oya ndagasobanura, ariko Dr. yabyumvise nose kuvuga. Nge ndimo ndashaka kwinjira mu kintu cyo kuremwa k'umuntu.
ubundi burya abantu turi isi igenda, niyo mpamvu dutegana, tugushanya, tugira gute. Rero kugira umuntu ahinduke isi nzima ni uko abyarwa n'amazi n'umwuka we. Kwakira Kristo bituma duhinduka abantu atakiri ubutaka gusa, ahubwo bahumekewemo, kuko Imana yongeye guhuza bwa butaka. Bundi ubutaka bwari munsi, amazi atwikiriye, umwuka ngo ugendagenda hejuru y'amazi. Imana imaze kurema umucyo n'ibindi byose, nkunda kwishimira kwishimira bya Pentecote. Imana imaze kurema gutyo, isi birangije itandukanije, igiye kurema wa muntu yongera ifata bya bindi byari bigerekeranije, ifata bwa butaka, ifata y'amazi, irangije ihumekeramo umwe mwuka wagendagenda. Buriya turi isi igenda, ikibazo no kusanga ntagizwe n'amatsiyeri rimwe gusa y'ubutaka gusa. Bwaga niko demoratiri by'ubufarisayo byawe biragusaba ko ninjye mazi y'ubugingo unyakire, ninjye mwuka unyakire, ubone ko bisinzima datsitaza abantu. Nani magambo hari gihe uhana umuntu ukavuye n'ubutaka, ubutaka gusa bugenda butongana bwibana buhemukira ko ntabwo arabyara bwa kabiri. na Yohana hano ritoro ry'Isarudi yaravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti ufite inyenyeri ndwi z'Imana n'imyukire ngo aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukabura intubu. Byari rifite nyobozi administration yose, abashumba bari bahari, inzego z'abakuru b'itorero, abadiyakoni, korale, ariko ubuhanuzi ruvuga ngo ufite izina ry'ukuriho nyamara ukabura intumbi. Nubwo butaka buvuga ni ngo nubwo nyine umuntu baragendaga nawe aravuze ati ushobora guhura n'umuntu ugenda ariko ari itaka, ni itaka gusa ko n'ibyo avuga ni ukabona ko n'ukuri ratumuka. Ariko Imana ijya kurema irongera ikombina bya bintu bitatu byari bigerekeranije. Niyo mpamvu kuba umuntu, kuba umukristo no kuzura umwuka wera byagombye kujyana n'ubwo bumuntu bw'umuntu ubaha Imana muri we. Rero nuhura n'abantu bameze bajya ko bahuye n'isi, ubundi abantu n'isi igenda. None se umuntu nashobora kuba gufata nk'ibyemezo, agafata ibyemezo nk'umuntu atavyaho bwa kabiri, agafata ibyemezo nk'umuntu atari mu mwuka wera, agafata ibyemezo nk'isi igenda n'ubutaka, kandi bikayobora abitira ibitorero. Ndabizi ari ijambo ryanditswe muri Mateyo 16 ara ku murongo utangiye kuri 18 kujya kuri 20 avuga ngo ico tuzahambira mu isi kizaba gihambiriwe no mu ijuru. Nkababaza ntese nitwe twigisha Imana guhambira, dogo turahambira Imana ikatureberaho? Ese nitwe tumenye icyaha cy'umuntu mbere y'uko Imana ikimenya? None twagiye gukora egezegeze y'ibyo jambo muri Bibiliya y'Ikigiriki dusanga haravuga ngo ico duhambira mu isi kigashoboka ni inci Imana iba yahambiye mu ijuru, kuko iradutanga burya guhambira kugira ngo ikintu gishoboke. Ntabwo rero Imana itwigiraho guhambira, ariko abantu barabyitwaza bakarenganya bagenzi babo bakabati wanjye cyangwa wemere twarangije gukora inama. Kandi ijambo ry'Imana avuga ngo ico tuzahambira mu isi ubwo kizaba gihambiriwe no mu ijuru, ngo turigisha Imana guhambira, sibyo? Niyo mpamvu navuze muri ntuze muri 23 ngo ubundi ngo ntibari bani mu nama yanjye, gusa njye batumye ko iyo baza kumenya by'ukuri baramenye bakavuga ibyo nababwiye. So urumva gufata imyanzuro, hari ibintu isi yoborwa n'ibintu byinshi. Edouard, isi yoborwa n'ibintu byinshi rwose. Tugiye mu isi twatugiye kujya kuyoborwa n'uburyo bwinshi, mu buryo butandukanye, amategeko, ibintu runaka tubibaje mu buryo bw'umwuka. Ariko wemera ko ntihandi umuntu ashobora no kwicara yavuga imvugo, ukumva imvugo ye nta mazi y'ubugingo abitsemo, ukabona isura ye, ukabona ibintu avuga n'ibintu biri mekanike, ibintu byo yashaka kubyina, kubona arabyinnye nk'aho utagira ngo arimo arabyina nk'aho atari umukirisitu, yabwiriza ukabona tubikanye aravuze isiforo yazamutse, akavuga izi mbaraga ari we shyiremo zose, harya Yesu niko yabigenjeje. Rero ukabona umuntu arimo arashaka gukamufura ibintu atwemeza, yakuzura umwuka wera agatitira kugira dukange, ariko kuzura umwuka no gutitira. One day umuntu yarambwiye ati narabaje abakristo banjye dogita, ariko reka tuganire, kwatuje umwuka wera gute? Mwatigira nigiye kumubona mva ndasetse gusa yipfuka mu maso, undi ati ikintu cyamfashe mu maguru mva ndatitiye. Niyo mpamvu ko mu cyaguhereye mu maguru kiragutitiza. Undi ati igihe nararize gusa nshaka ikimenyetso cyerekana ko watuje umwuka wera. Bambwe ibintu bitandukanye. Urumva icyo kintu abantu bavuga aho ngaho, bwa bumenyi bw'umuntu. Abantu barashaka iby'Imana, barashaka no gukora n'Imana, ariko barashaka gukabiriza Imana.
ibijugu biremereye wenda reba agakanga iyo rero wabyawe n'umwuka wera ukaba ufite y'amazi y'ubugingo n'ijambo uvuze ryongorera rito cyane baryumva mu buryo buremereye timisaba kuvuga ngo ndahamagara ndakandagira ndavunagura faya twika haguruka sheri no burya mu bintu Imana ikunda umuntu wayo kabone nubwo ari umunyabyaha Imana ikorera mu rukundo sishaka kujya mu byishanye ngo ntandaje by'ikiganiro cyumve neza kuko hari igihe abavuga butumwa n'abandi bantu berekana ko bari intermediate hagati yacu n'Imana hagati yacu n'Imana nta mukomisiyoneri Yesu niwe muhuza wacu n'Imana arahambeshyera twebwe abavuga butumwa turijwi rirangururira mu butayu tukohereza abantu kuri Kristo akabahuza n'Imana ariko umuntu ngo wini wanjye mfite ikiganza gishyushye ibyo abandi birakora nibyo navuze ubushize igihe mubwira ndi twari dushaka kugirana amakimbirane umuntu yarandarise ati ngwino wigisha ihema kuwa 4 kuwa 5 kuwa 6 gushumwe ndaryigisha ndiva mu mizi ndangije ndavuga nti cyo ritumare nuko ihema ryashushanyaga Kristo kandi umwenda ukingirije ahera cyane witwaga inyega mukaba yaratabutsemo kabiri kugira ngo umuntu wese abe yabwira Imana ikemera ti rero umuntu uvuga ngo atari yabona umuntu wo kumusengera ntashobora kubabarirwa azi ko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ti aracasigaje kwigishwa byinshi ngo yango none se ngo tari ibyaha ngo by'umuntu atasaba Imana bazi ngo yebere ngo hatanyuzemo ndabandi uwo muntu wanyuragamo ni Yesu kandi Yesu nibiryo hema kandi wigerera ku Mana kuko inyegama yatabutsemo kabiri umushumba yarahagurutse aravuga ati biterwa ati hari icaha usanga gishobora kubabarirwa ari uko banje kubarirwa n'umuntu nza tutubikanye ntago mwakumvikana ko itegurwa ry'ivuga butumwa rishingira ku nyungu ariko nta kugira ngo nguhaye topic ndashaka kuvuga ku cyacumi kagenda ukakigisha ariko njye naramubwiye nti niba ngiye kwigisha gutanga icyacumi unkundire nigishe nuko gikora wanga aho hihoreye ndamukora ariko nkahigisha uko bigenda nuko abapasiteri bagitanga n'ukuntu hembwa icyacumi agomba kongeraho 1/5 cy'ibyo yatanze wango fika icyacumi ari cy'umushumba ntawe ugomba kubara umwana ntukanshuka reka mvuge Yesu kariwe turo rikwiriye urumva ni izo mbaraga tuba turwana nazo kuko ngewe ndavuga ibintu kuko mfite inyungu zihishe mu mugongo rero niyo mpamvu isi igenda isi iragenda abantu n'isi igenda burya nimuhondanye umutwe ntuzarakare n'isi igenda kuko yavuze ngo nutabyarwa bwa kabiri amazi muri Yohana ngira ngo wa mbere yaravuze ngo ibyo bitatu birahuje amazi umwuka n'amaraso birahuje ari bitatu urakoze cyane ku kantu usobanura akantu keza cyane menye neza ko abantu benshi ari ubutaka ubona bugenda bufite amaguru bugenda urahura n'isi na kameramani mubaza basanga yarahuye n'isi nawe isi ariko bavuga ati Nikodemu we uri umuhanga urashoboye naje ninjoro ngo se ngo ngana gutya wahita musobanura ibyo bintu niyo mpamvu imyaka tumaze mu itorero twagize experience ariko imyaka igihe tumaze muri Kristo nta experience ibaho niyo mpamvu ngo mpora nkizwa imyaka maze mu itorero ni experience mu by'itorero no kwigisha n'aho ariko gukizwa nta experience ibamo akoze cyane sinzi Dr. Mabyumvuze nabyumvise kandi urabyemera ko kukuri nta experience mu gukizwa nta experience nta by'Imana bimenyera ntago bimenyerwa wamenyera imihango y'idini wamenyera kubwiriza wamenyera ibindi kandi nabwo bimenyereye kubwiriza abantu barakuvumbura kutasoma nkuko asomane mu kigere kihariye hamwe kubwira ijambo kubwira ntiribaho kuba ryo nari nsomye nta postinze ahantu
njye ndisomye mbona ndisanga mu gifaransa ndishaka mu ndimi njya kurishakira ku nkomoko yabyo sanga riravuze ngo n'abantu basambana barimo baterekera bazapfana n'ibigirwamana byabo ariko undi apostinga ibinyuranye ko yasomye ahantu hamwe yarebye icyo bigenda bivuga nakuze ngiyo n'ingorane yisha amatorero ku isi ko abantu badahabwa bikwiriye guhabwa ni nko gufata umwana ukamuha pirimusi ataragera ku rwego nta nabyemerewe ahubwo yagombye kunywa igikoma niyo mpamvu umwana ukiri uruhinja yatonka batamuha amata y'inka batabanje gushyiramo amazi ariko mu myaka twe tuyanywaho tutaragize urumva ngo turaha abantu ibintu abarozi abagome abadayimoni barakwisha uvuga ngo turi mu isi y'abagome gusa ariko nta n'Imana iturindiramo ubundi turebe abatadukunda kuko twareba Imana iturinda ibyo byose so abantu bibitsemo ubwoba bwo kubaza hejo hazaza ahejo ugasanga habavunye ariko ahejo ntatandukane n'ahahise uko yakurinze uko bahera tugira ngo uko Kristo yari arejo n'umunsi n'abagize gute twari kandi kwazaba yego mushumba ikindi kibazo cya 7 ni abantu basuzumye mu rusengero bemerewe gutandukana teragisubiza ndahera kuri wewe mushumba agende kamere ku mubyeyi erega ariko mutazirega bara iyo witwa docteur uburi reference ubwawe kaduhere kuri reference buriya catholicisme ija kuvuka ifite amabwiriza yayo buri ibyo bintu bigerera ku mabwiriza reformation Martin Luther aja kubavamo nawe yahagurukanye amabwiriza ye itorero ry'ububyutse ryatangiranye na Wesley byaje kuba Methodiste ariko haza Pentecote mu 1900 nabo bahagurukana bitwa Église de l'éveil itorero ry'ububyutse kwayo nabagira amabwiriza yayo icyo ni ibi by'imihango akenshi usanga abantu barabifatanije n'amabwiriza ariko ijambo ry'Imana mu by'ukuri tuvuge nk'abagatulika hari bitatu byemera ko abasezeranye ba divorce abareforme ba Martin Luther bakemera bitatu itorero ry'ububyutse rikemera kimwe none ugasanga ikintu bita imihango catholicisme igendera ku mihango ikavuga ngo umuntu ashobora kuba yararongoye twaramusezeranije ariko umuhamagaro w'ubupadiri ukaza nyuma cyangwa umuhamagaro w'ububikira ukaza nyuma icyo gihe ntaho turwanya Imana iyo urwanyije umuhamagaro uburwanije Imana icyo gihe tumufasha ni gutetwa rengera ibisigaye ariko umuntu akaja mu murimo mu muhamagaro icyo abagatulika batakwemera nuko yaza ari kugira ngo ayongere ashaje ariko avuze ati umuhamagaro w'ubupadiri na wiyumvisemo ariko darangije gusezerana hari procedure papa batanze banyuriramo kugira ngo uwo muntu aje mu gipadiri kuko agikunze wa mudamu rero bakazamubohora mu nzira z'umuntu kuko aribo babiteye kandi byaraturutse ku muhamagaro nuvuga ngo ubusaserdoti mu gatulika bwemera gutandukanya abantu icya kabiri ku gatulika iyo ukoze icyaha mukaburana bikagera muri diocese icyo gihe kikanga gukiranuka baravuga bati umwanzuro papa azafata tuzawugenderaho niba papa yemera ko iki kintu ari icyaha ari ubuhemu ubwo cemewe n'Imana kuko hagarariye Imana ku isi icyo gihe tuzacemera ariko nabyo bikaba kugorana ko kuja kubaza papa igihe azasubiriza ngo bemere ko Imana igishigikiye kuko iyo papa gishigikiye n'Imana igishigikiye ku myumvire yabo kuko hagarariye Imana ku isi ahavuye Vicarius Philide havuga ko papa ari intumwa y'Imana kandi akaba atibesha ari mu rusengero rwera nuvuga ngo iyo papa avuze ngo uwo mugore yahemutse diocese ifata umwanzuro nta kindi bemera noneho hakaza n'urupfu nyina icyo cya gatatu ariko Église réformée yo iravuga iti no uko Yesu yavuze ngo uwasenda umugore atamuhoye impamvu y'ubusambanyi icyo gihe abakoze icyaha ubwo abaporoso bakemera impamvu y'ubusambanyi hariya muri Akorinto ba mbere ibice 7 umurongo waho wa 12 kwa 15 havuga ngo ushobora kuba wararongoye umuntu utizera cyangwa mutizera umwe agahinduka
ijambo ry'Imana rivuga ko uwizera atemerewe gusenda utizera. Ijambo ry'Imana rivuga ko uwizera ntiyemeye kwahukana. Ariko haravuga ngo wa wundi utizera iyo ari ufashe umwanzuro, kuko uwizera ntafata umwanzuro wo gusenya. Ariko wa wundi utizera ntagengwa n'amategeko y'itorero, afite uburenganzira bwo kugenda. Icyo gihe yagiye, Bibiliya iravuga ngo icyo gihe ntitumubara nk'uwari uhambiriwe ku mugabo we. Abaporoso rero bakemera kuba umugore yasambanye ukamwifatira, returu no ku mugabo bagaceceka. Ese ku mugore nawe afashe umugabo yasambanye nabyo nuko bagaceceka. Hariya noneho rero bavuga ngo utizera yashaka gufata umwanzuro wo kugenda ntabwo agengwa n'itorero. Icyo gihe n'itorero nta burenganzira rifite yo kumubuza. Bisa na ca gihe korari ishobora kuvuga ngo dufite iminsi 3 yo gusenga kwiyiriza ubusa, ariko ukibagirwa ko ujanye kwiyiriza ubusa iminsi 3 harimo abagore b'abapagani bashakanye n'abapagani, bagomba kubanza gutegereza uruhusa rw'abagabo babo mbere yo kugira ngo bamarane iminsi 3. Ukabyibagirwa shiraho ingufu. Icyo gihe uri guhohota. Ubundi umugore w'umupaga washingiwe ku mupagani ntabwo wamuha amabwiriza y'itorero ngo yasohoze yose. Icyo gihe ngo uvuge ngo uri kububakira. Ni kimwe n'umugore ufite inda, ni kimwe n'umugore wonse uruhinja afite amategeko ya muganga bigenga. Icyo gihe uyobora amasengesho ntabwo amutegeka iminsi yo kwiyiriza, ahubwo agirana amasezerano n'urugo rwe. Ni nk'ibyo rero binasa n'ibyo ngibyo muri iyo gahunda. Itorero ry'ububyutse ryemera urupfu gusa. None kugira ngo bishop abidufashemo atubwire nawe uko abyumva. Ayo ni amatandanse communautaire mvuze. Pastor akoze nuko unamuhaye na titre Imana igumugisha. Arabizi Imana igumugisha. Gese buriya doctor avuga ko ashakura mwihorera. Buriya doctor ni nka fande y'ubyihorera. Ubundi nibo reference ubundi urabyihorera burya ubwo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Icyo bitwaye se. Ariko rero arakoze abivuze mu buryo abantu bagenda babiteganya bose. Ariko ingenda ashaka kuba direct nkarasa. None handemera ngo kireka urupfu gusa. Wamufata usambana, wamufata yiba, ko ndivugira iwacu mu itorero mbamo cya DPR mbamo. Wamufata asambana, wamufata agira gute, oya iwacu mutandukanywa n'iki? N'urupfu. Kandi ikimana yafatanije nta mushobora kugitandukanya. Urumva dushingiye kuri Bibiliya, dushingiye no ku ya mategeko, ko burya niba hari ikintu kiremerera abantu ni amabwiriza kuruta amategeko. Kandi ujya kubona ukuntu amabwiriza y'abantu aje imbere cyane, rimwe ugasanga ashaka no gusumba Bibiliya. Ibyo rero njyewe ku ruhande rwanjye shingiye ko yavuze nuko Bibiliya nyibona. Ubundi washyingirwa utanashyingirwa, mwabana muhuye mu nzira, si byiza ko umuryango ucika mu kabiri. Aho mbanze mbakubwire nagiye kugira ngo kabasezeranye mu rusengero ko barabyitwaza ikibazo uvuze, wari ugiye gushyigikira abantu bazatandukana ko batasezeranye mu rusengero. Yarakwemereye ngo ndakwemereye. Ubundi mu rusengero ni ukuza kubihesha umugisha, kuko isezerano rya mbere ryabereye hariya. Rero kuba umuntu waramwemereye mu kabana, nubwo mutasezeranya haba muri leta haba ahantu hose, ariko mwabanye mu rugo, muhuza umubiri, muhuza ibintu byose, gutandukana ni igisubizo kibi, kuko itorero, igihugu bishingiye ku muryango. Sinzi byumva buriya byumva biriya bintu. Kandi ikintu kinica ko ushobora ngo batandukane katubakurire kategori kuma, ubundi mwabanye n'umuntu nta mpamvu yo gutandukana. Banza wibaze ngo wa mwana agiye, kandi hari n'ababyitwaza kubwira ryabarenze. Ati ubundi itegeko tubwira umugore umwe, ati ubundi baburahamu ntibafite bangahe. Abo ntabwo ugiye bumva, ariko kuko muri iyi minsi umuntu agira irari ry'ikintu akashaka kurihuza n'umurongo wo muri Bibiliya. Gusa gutandukana si byiza pe. Cya kabiri, bikingiye ku mabwiriza n'imico n'imigenzo y'itorero ririmo, iryo umuntu yubahiriza. Uyu munsi twebwe turi mu isi irimo amatorero atandukanye.
babashyingira ntakibabwiye ibyo mujya no mu rukiko mwapfa ibindi gusa amara kudibatira ati nta divorce nshaka undi ariko ntibagize ko turimo duhamagara rega n'abazungu batanu ubutumwa no barabikora muri kontra ariko si byiza pe si byiza ariko nkanibaza ngo ntibuzataranwa n'urupfu mugaha kubera urupfu kandi muryamana uzagumana n'upfu ugeze ryari ariko se mushyigikiye ahubwo reka nitangira umuti nihuta cyane muvandi Wedo buryo wagutuma umuntu mubi umva wazana n'umudasubiza ubyihore mu bwenge yisubiriza nge bantumye umuntu mubi najyana jewe bantumye umuntu mwiza najyana jewe bagutumye umuntu mubi yakwijana ntabwo ari mu isura oya bari mwisura mu mitekerereze ni nge nakwijyana bavuze umuntu mwiza nanjye nagenda yego kubera iki mu muntu harimo ikibi gisinziriye niba gutuma umuntu mubi ntuzashaka undi uzatambuka wowe niba ndakora cyo kubaka urugo nshatse gusobanura kuko nta wahise ubyumva none nta mugore nta mugabo uhindurwa n'uko urugo rwamunaniye ahubwo urugo ruzana ishusho y'uwo wari uriwe wihishe ku buryo butazwi ntabwo nasambana kubera ko umugore yantemukiye nuko na kera nabikoraga hari utunyanga abantu bagera mu rugo baba bagiye kubana noneho tugatwikururwa hakaza ishusho nyayo y'umugabo akiri umusore n'uyu nguyu kabiri hari urugo rutagira umwotsi hari urugo rutagira intambara icyo turushanwa ni uburyo tuzimya kuzijera ni uburyo tutwara ibyo bintu bucece ariko ubundi biba bigoye rero inama nziza umva naho uri mu itorero bikwemerera nyaboneka ntubikore kuko kubikora ngenda babara nuko ababyeyi batandukana batarabaza agahinda k'abana bo muri divorce ntibakabikora reka tuvuge kuri Mariyamu dogitirine ya Mariyamu abantu bose bagiyeho bavuye Masisi bavuye Cyangugu bavuye mu Ruhengeri bavuye Girucuru baje kumusaba inama nuko Imana ibyo bavugaho Mariyamu we yaravuze ngo umukobwa wa mbere mwaryamanye bigashoboka niba Imana yanditse mu ijuru mutekereze rero nubwo warasezeranye ariko tekereza uwo mwaryamanye mbere bigashoboka atari ukubyarana niyo ari dogitirine ya Mariyamu ngira ngo kari agatsiko kaba n'igitarama warabyumviseho none ukibuka uti ndi muri troisième secondaire nigeze nkora iki n'umukobwa runaka ariko ubu mbyaye karindwi ati wowe karindwi n'indaya uwo mubyaranye karindwi n'indaya ahubwo wa wundi byashobotse ari we wa mbere ni w'Imanizi abantu bibase baratana muri bicuru baratana kuko yajaga mu ijuru bakamutegereza kugeza igihe azazira akaba yatimvuye mu ijuru kaza akababwira ibivuye mu ijuru ubwo wavuye wese kiyemeraga amabwiriza y'itorero ubwo n'abashaje baratana bavuga ati se ko aho umugore yagiye ko yacuze nanjye nkaba naraje ati ntaco uja kumugarura niwe wawe kuko ari we mwigeze mubana bigashoboka ari we wa mbere iyo dogitrine idiviza sepakemo kabiri urabyibuka ndabizi cyane ndigira ngo turihuze n'ibyo ryawe byuvuze uti si byiza ko abumvikanye nubwo baba batanyuze mu rusengero barabanye na Mariyamu aravuga ati niba mwari mukiri abanyeshuri ntaca ariko mwarabanye tugereranye ibyo Mariyamu yafatiye umwanzuro avuga ko mwabonanye bigashoboka mbere ari we kuko yabyemeye nawe ukabyemera nubwo atari wasezeranye nawe mu rusengero ntabwo iby'urusengero byakuraho ubwumvikane bw'abari barabanaga tubigereranye turebe niko kure icyo mbwana abundi gihe abana n'umuntu mu rugo mukabana ubundi gutandukana n'ibyatwaje Edouard waba wahagaze mu rusengero cyo taragaze mu rusengero igihe ufite umugore mwabanye waramwihaye amahaye n'abandi wikuruzi ari ngo ndeka ntandukane no muri sinasezeranye icyo nshaka kuvuga umunyeshuri mu wa gatatu segondera abonana n'umukobwa yagera mu wa kane akabonana n'undi yagera mu wa gatanu akabonana n'undi akageza igihe abona diplome akibonana n'abandi none akazafata umwanzuro wo kurushinga agahitamo Mariyamu yarangaga ati no wa wundi wa mbere kuko uwo mwabanye mwese mwarumvikanye ntawe yafashe ku ngufu none ibuka
naho nagize ngo tuhagereranye na aho ndimo ndahumva harimo hari akantu kari kuburamo kandi gafite imbaraga. None se niba mfite umudamu watumanye imyaka 40 yenda usiye ko ntagize umwanya wo kubica ngira ngo nanabiciyemo ubu nabwo ngo ndamuretse ngiye gushaka ko byabanje kubaho kandi twarimo dukora icyaha, ubwo twaba turimo dupromoting icyaha cy'ubusambanyi kuko icyo gihe babikora baribaga nta n'uwa nabivuze nge ndivugira wa muntu mwabanye mu rugo ukamucyura ukamuzana mu rugo nubwo mwajya kwirega ariko kubera ko mutasabye mutaciye muri procedure wazanye mu rugo famille ikamumenya abana akabamenya mukanabyarana uwo nguwo urumva nawe ntiwagomye no gutandukana nicyo nashaka gusobanura. Batandukanye n'ibya Mariyamu. Bakoze ikibazo cya 8 kubera iki umubatizo w'abana bamwe batawemera. Kubera umubatizo w'abana bamwe batawemera. Hariya muri Petero ya mbere igice cya 3 umurongo waho wa 18 kugeza 21 haravuga ngo ni isezerano ry'umutima uticira urubanza. Ese umwana wavutse afite culpability, afite umutima wicira urubanza, nicyo ngiye nshaka kuvuga. Ntaramenya ikibi n'umuziranenge. Uwo muntu yabatizwa yihannye iki, yatuye iki? Nizo mpamvu benshi batawemera bati banza watuza akanwa kawe, kuko Yesu kiriza ngo ni watuza akanwa kawe. Paulo mu Baroma ibice 10:9 ni watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzakizwa. Ntabwo urwo rwego rero umwana muto arabigeraho. Zo mpamvu ngo ategereze yazatangira ubuhamya yumva culpability abone. Arega ubundi ntekereza ko ibyo bavuze ntacyo nde burenzeho cyane, no kuvuga ngo ubundi Yesu ngo mubabwire sibyo muhindura abantu, wa mwana azumva ibintu arabizi. Rero ntimpamvu bishobora kwemera ko ubundi umubatizo no kubanza ukizera nkuko bisobanuye, ukemera icyaha ukizera ko aravuga ngo kubw'ubuhamya bwawe turakubatije. So umwana muto se azibihi arahamye iki, aremera ko yahindutse gute? Ntekereza ko nibyo basobanuye benshi batawemera niyo mpamvu. Hari nayo mpamvu yuje mu amatora yongera kubatiza kandi yo ntabwo hakubatije kabiri. Kandi tugomba kumenya n'inkomoko y'ibyo bintu byagiye. Inkomo Rezana Baptiste arayitoro ryitwaga Rezana Baptiste. Cyo gihe abaritereye bamaze kuvuka n'abakariviniste havutse itoro ryitwa Rezana Baptiste. Kuko zuyingiriwe ntabwo yavuga ko wabatijwe ari umwana nta kibazo uhagije, ariko aba Anabaptiste baba kategorikira bati umuntu wabatijwe atari yashobora guhabya agomba kongera kubatizwa. Hanubwa ngo rero nta mpamvu umwana nuko nabana yashobora guhamya, nta guhamya, nta kwihana, ntazi byarimo, ntasobanukiwe, kandi umubatizo ni ikimenyetso kuhindutse. Kandi yabaye impose ntiyabisabye. Urakoze. Ikibazo cya 9, ese umukristo yashingura umupagani? Kibaze neza. Ese gushyingura hari uguherekeza ugiye guhamba bivuge no muhango wo gushyingura, no muhango wo gushyingura turi mu mihango. Umukristo afite uburenganzira bwo gushyingura umupagani. Gija mupagani se ndana kurikoresha buri yagiye n'mbabari. Basi mu rutizera cyangwa urakoze cyane. Kuko abantu benshi muri iyi minsi amazina y'abakristo barafite ariko si abakristo. Ubundi kategoriko mano ubundi abashinzwe gushyingura barahari, na abapasteri na mwarimu batumye n'umudiyakoni badereze, ariko kuwizera muri iryo torero kuwizera muri iryo torero ry'uwitabye Imana, niko mbitekereza, niko byibashingiye kuri Bibiliya, kuko bari mu nshingano. Kimwe nuko n'umukristo itorero ryamuyobora kubikora, ariko abikorera umukristo wo mu itorero. Udasengera rero mu rusengero sinibazo waguhawe uburenganzira bwo gukora icyo gikorwa. Rego ubundi ikibazo kirimo habaho icyo twita delegation, ninde ukwiye kubikora. Ahangaha reka njumvikanisha ukundi, umupastere mbese baramuhamagaye nijoro bati umuntu arapfuye,
yavuze umukirisitu nicyo kibazo. Mbo dushire ku mupasiteri kugira ngo byumvikane. Umupasiteri uyobora paruwase baramubwiye bati umuntu arapfuye, bamubwiye basanga ntasengeraho, nahasengera wenda ariko ni umuturanyi. Nico yashakaga. Yabigenza ati we yavuze umukristo ndanabyumva na pastor nawe ubwe namusoneka n'atabyemerewe. Bundi tugira aho tugera amabwiriza n'amategeko akagira ahantu tugarukiriza. Yego nkuko padiri atashingura umuporo, nkuko muporo yashingura umugaturika, ntashingura muri ADP ntibikunda, umuntu ashingurwa mu itorero rye. Niyo mpamvu yakubutara mu itorero bwabyo usije no kuba ari igitutsi n'ingorane zikomeye. So rero umuntu udasenga utizera ninashingurwa n'abandi uko bisanzwe, ariko burajya hari uvuga iyo mihango yi wastumwe nande tirengagije ko uyu munsi hari ababikora kubera ibihembo. Nge ntago muvuga mu izina bansabye ko nkora mwanyoye amabwiriza ndimo ntanyemerera gushyingura uwitorero ritaha y'ubuhamya. Ntumwe nande ntumwe n'umushumba wese. Urumva rugeze rero ku mukristo wavugaga icyo umuntu akora, wemeye guherekeza abagiye gushyingura, ukajya no kwirimba ugakora ibikorwa byose nk'abandi bose, ariko wa muhango uwo muhango amakominota atandukanye abyumva n'ubundi butandukanye. Ntacyo twabasha gukondana cyangwa tugire ico twemeza neza, ariko nigeze isura paruwasi imwe aho bari barahagaritse umuririmbyi, noneho wa muririmbyi apfuye umushumba aravuga ati uwo twahagaritse nitumushingura, kandi ariryo yabatirijwemo. Mbona ibintu bitandukanye, ariko ukurikiye ukuri kw'Imana buriya twize urupfu ntabwo ushikora imihango yo gushingura aganira n'umupfu cyangwa aganira n'intumbi, nta nica abayishaka, kuko hari abantu benshi bakora umuhango ari uko baraja gutanga ubuhamya bw'uwapfuye, ari uko baraja kumugaya cyangwa se kumushimira ibyo yakoze akiriho. Ariko nge narababwiye nti ibyo umuntu yakoze akiriho ntaco bihindura niba yapfuye atihari, ntaco bihindura, kuko kubivuga yapfuye ntaco bihindura kuri identite ye. Niba yapfuye ari uwo kurimbuka ari uwo kurimbuka, ahubwo hari occasion favorable yo kugira ngo usome ijambo ry'Imana ryihanisha abazima, kuko ishobora kuba ari yo occasion. Kandi iyo umuntu yapfuye abantu baba bahahamutse bagira ngo ejo uyu munsi ni turu yuyu, ejo bizaba yanje, hari icyo bari gutekereza yibaza. Iyo hageze rero kavuga ijambo ribwiriza ubutumwa ahubwo ryihanisha, ntugire icyo uvuga ko umuntu wapfuye ko nta kimuhindura. Icyo gihe yaba ari occasion yivuga butumwa, hari amakominota ndi akora icyo ati sindavuga ko wapfuye ko ntaramuhindura, sindavuga ko wapfuye ko Imana ubwayo niyimuzi, ariko nje ngiye kuvuga ijambo ry'Imana rihindura bare yabanyirawe. Akavuga ati ngeri cyo kijanye. Ariko ingaruka ku ijambo rimwe hari izindi komite zitabyemera. Nyinshi Vuga ngo ubundi ikintu duhanganye nacyo ni amabwiriza ashyirwaho n'abantu rimwe na rimwe anyuranye n'ukuri kw'ibintu. Ubundi ugiye ugasherekeza abantu ya mihango bavuga ngo ndagira ukabwiriza abantu ijambo nacyo byagutwara, ariko hari imbaraga zindi ziriyo utari bwirengagize. Kandi tugomba kumvira abatuyobora. Abyumva rero. Murakoze. Mushumba nk'umuntu yeyoboye itorero, niyo mpamvu twatumiye, ariho ibibazo utashobora guhamagara umuvuga butuma ngo aze gusobanura. Impamvu twabatumiye nuko muri abasaza mukuze kandi mwahawe udushingano. Ese mushumba, ni ngombwa gusengera abana bavutse? Ibintu Kristo yakoze wabihindura gute? Niba Kristo yabivuze mureka abana bato bansanga, usenga none se reka nkwereke, ngiye nkunda kwigisha ibintu bijyanye na karande n'ibindi byose basobanura. Na kera mu mihango y'Abanyarwanda n'abandi bose, umwana aravuga ajya kumujyana muri ba bapfumu no mu mihango, bakamurikira umupfumu ati dore babana Imana yampaye, babita Imana zabo nyine, bagatanga n'iryo yatura. Rero n'umwana wavutse na Yesu ubwe
ku munsi wa 8 bamujyanye mu rusengero. Simiyoni aramubona aranezerwa, aranezerwa. Usengera umwana tumuragiza Imana, urumva ni umuhango ubunakwiriye kubikora. Rero ko byakoze kuri Yesu twabihindura kubera iki? Ikindi nakongeraho ni uko itorero ari umuryango. Iyo ubyaye, pasiteri akwiriye kubimenya kugira ngo nunarwara abimenye. Umuryango wungutse. Nk'umuryango wungutse. Ese wabyara wihishe, ntubwire pasiteri ko wabyaye ukazakumubwira ngo ari muri CHK kandi usengeriwe utaramubwiye ko wabyaye. Ngira ngo ubwo ni ubuzima bw'itorero kumwerekana, nubishimane n'abandi ko habonetse umuntu musha mu itorero, akaba ari uwo kwitabwaho ndetse yanarwara itorero rikabyitaho kuko ribizi. Nico tubikorera ni byiza. Noneho bigakurikizaho ibyo yatubwiye ati na Yesu Kristo niyo nzira yanyuzemo. Gusengera abana ni ngombwa. Murakoze, reka tubashimire tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Urakoze nawe. Twarimo tuganira, twari kuri deba y'imihango y'itorero canke y'imihango y'itorero. Ese hari ikintu mufite mu bibazo twaganiye, ikintu mwumva mwakongeraho canke mu nama mwatambutsa bijanye n'iyi deba turimo turaganira? Duhere kuri dogiteri. Hari indirimbo yo muzo gushimisha ivuga ngo ni izo gushimisha cyangwa nagakiza. Nimuze tureba imbere nagakiza. 21. Ivuga ngo buri muntu mu itorero awejejwe muri iryo. Nto twasimbuka naho hantu. Ngira ngo abametodiste avitu kwabo imiyoborere, abapantekote bakagira imiyoborere, abagatulika bakagira imiyoborere. Iyo udashaka kugorana ubahiriza imiyoborere yabo wemeye kuyoboka. Iyo udashaka kugorana kuvuga rero ngo njyewe numva nkunda abadive ariko ntibazambuza gukora ku isabato ushaka intambara. Kuvuga ngo njyewe nkunda aba Yehova ntawe uzabankuramo ariko sinzava no mu gisirikare kwiyenza. Nyirashye rero buri muntu mwitorera ahubwo namenye icyo Imana ishaka kandi yubaha ubuyobozi kw'ijambo ry'Imana. Riravuga ngo mwubaha ababayobora mubagandukire muri byose kuko aribo babera amaso barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa. N'Abaheburayo 13:17. Nuvuga ngo twemeye kugandukira itorero twayobotse n'inzego zaryo. Icyo umuntu abamo akwiye kugikunda nkuko abisobanuye. Rero ngeraho ngo nushaka kuba muri ADPR bambara ipantaro ntago bizakunda n'amaherena na defije ntibizakunda. Ubundi aho kugira ngo ugorane wagiye mu byo wumva ukeneye wifuza kandi ko hahari ukaruhuka. Bigutwaye cya kabiri nshaka kuvuga. Ubundi ngiye guca umugani genda buci. Ubundi igikerereza imbwa mu nzira ni uguhunahuna. Ntabwo ari bimenye duha. Igikerereza imbwa mu nzira ni uguhunahuna. Imigenda ijyana amazuru ku ruhande. Umugani mvuze muri ubu buryo hasa gusobanura. Nawe umbizi. Abantu bakererezwa no kurarikira utuntu. Wakumva kunza haba akumva yazana ibyo yahunahunye hiryo ngo abizane babyemere kandi ntiri bukunde kuko si watangije igikorwa. Si n'umuyobozi ariko. Si n'umuyobozi. Aho kugira ngo rukererwe mu rugendo gerageza ibyo ubamo ubikunde cyangwa ubive muje mu bindi nabyo bikunde. Ngejo umuvuga butumwa yarambwiye ati ngewe ngiye kuguha icifuzo umfashe ndagufasha. Ati umugore wanje yarantaye sengera muri ADPR ya hano i Kigali. Umugore wanje yarantaje Uganda. Ageze Uganda arashaka. Amaze gushaka nja kumuzana aranga. Nje kubwira itoro ntiyarashatse mu mbohore barambwira bati turabwirwa n'iki ko yashatse. Ndagenda nzana inzandiko z'ubuyobozi aho yashakiye ndazibazanira. Batoya bati twe ubuyobozi bwacu kereka apfuye. Ndavuga ntese wakwemera ibyo? Atoya ati ntaho nabyemera. Atangira kuvuga ati ndetse hari n'undi washatse ati ibintu y'ibyo ntoya emera uko wakubwiye ati sinabyemera. None rero icyo nagufasha ni iki? Mfite mukuru wanje ni pastor mu Badventiste. Ja kumuhiyo ka yakubayeho
agusezeranya ariko usengere mu badive ati nta iyo nsengeye mu badive simfashwa none se wanze uko ADPR ivuze ngo tegereza urupfu ariko iyo usengeye ahandi ntufashwa ushaka iki ati nshaka ko ADPR imbohora ntabwira kubohora aho yuta nk'uwayobye nicyasobanura umuntu utazi karitsiye arahagira emera urumva yajyaho ntabishaka n'ubundi cyane bambwira ati giwe numva naba muri bitoro atari ko nanjye ibi byabo ariko akumva ashaka kuzana biriya undi atari kumwe muri ADPR cyangwa mu bitoro mukunda kuramya cyane nk'iwacu kandi ugasanga iwacu gahunda yo kuramya iri limited kana militologia haguruka akora rimba tuhari abandi bagira barya ati siko kibashyiraho utundi hano aho mba badushyiraho uje kurwana na tujamo ikibazo kitugera ariko nashaka gukurura icyano kikamunezeza ngo ariko akijade hano kandi ntibuze gukunda icyo nari mvuze buriya yari impamvu ze gutyo atayaho ndatukanye nuko biravuze ngo abantu bameze nk'imbwa zisubira ku birutsi ngo niba warakira Yesu Kristo nko mukozi Imana yabivuze kaburi mu itorero wejejwe muri ryo gumamo wese kandi ibyo ubamona bitagukundiye hari ahandi ibyo ushaka birahari wishaka kubyigana na ADPR usoma ku gacupa shaka irindi dini rigotomera yego ko bazaguca nunapfa abura ugushyingura wagiye aho byoroha hari ibintu abantu bakora babareba ugasanga akunze ahari ariko byari ahari ntanyuzwe n'ibihari bara musore se urumva umupinde tubiri kamoje kari mu konyuka murakoze reka tubashimire abakozi b'Imana Imana muhungisha ko mwafashe umwanya wanyu kandi mukaba mutanze n'ibintu bifasha abantu Imana ibahungisha abantu bafite ibibazo bitandukanye kuri izo nyigisho cyane barafite Imana ibahungisha cyane kadushimira umuntu yabanye natwe muri kiganiro tubwira ngo Imana igumusha wabanye natwe kadushimira umuntu yabaye yakanze subscribe reka dushimira umuntu uzubana natwe buri kiganiro tubwira ngo Imana iguhumugisha Imana iguhire Imana ikwagure ibyo werekeje hababoko Imana ibihire bakozi b'Imana umuntu ashaka kwabonye kuri kiganiro akaba yifuje yuko yakugisha inama cyangwa wamusengera cyangwa yakugisha inama kubirenze ibi biganiro mutambukije cyangwa mwabaha address uburyo babonamo ikindi dukiri hano nk'ibi muri ibintu waba yifuza afite imanza niki umushumba baba kuba n'umushumba ariko n'amategeko yarayize ushobora kuba ufite urubanza ukaba warifuje umuntu uvote se nabona umwavoka w'ukuri nabona umwavoka yamburanira ataca ku ruhande umushumba arahari nimero agiye kuyitambuza uzamushake ariko uzamuha urubanza ruri mukuri ibiri mu manyanga ntabwo azabigufasha ariko niba ufite urubanza ruri mukuri uzamurebe azagufasha azakuyobora ukuntu wabitwara Imana igumusha reka duhere ku mushumba ya ni 0788554028 ariko batanambonye muri ayo mategeko basangamo nkorera igahanga batanambonye basaba kumwe bw'abera ministries ko ni ministeri Imana yampaye kandi nkora ibikorwa byose ngiye nkunda kwigisha ibivumo na karande no kubohoka no kwigirira icyizere ubutare y'umushumba ubwo kuzagaruka hano duhe ikiganiro kijanye na karande no kubohoka Imana umugisha no kubakuramo ubwoba bw'ahahise habo bamusanga batitira bafite ubwoba ngo ndapfuye bugize impamvu abantu bakunda kujya kuraguza ntago bazi ko ejo hazamera izi mpamvu abantu bakunda abahanuzi bakana bapfunyikira abantu neza abashaka kubaza uko ejo hazamera nyamara uyu munsi ni Kristo nejo hari Kristo nejo bundi hari Kristo dufite Kristo ntabwo babwejo rero amen ni 078 666 9 666 20 078 666 9 666 kuri channel ya Gusenga everyday nimpazi birego musanzwe muganira murakoze Imana ibamugisha reka tubashimire tubabwira ngo Imana ibamugisha shimire namwe inshuti za Gusenga yo tubabwira ngo ikiganiro nawe utaha shalom Gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga